byo dushimira Imana muri iyi minsi ishize, hari mu nsengero dufite zifunze kandi nini zimaze igihe ziri kubakwa, harimo 19 ubu twamaze kubona icyangombwa cyuko zujuje ibisabwa. Muri izo harimo urusengero rwa Martyazo, muri Huye Hazi, n'urwa Cyarwa, n'urwa Sumba Inyamagabe, n'urwa Vunga muri mu Burengerazuba, n'urwa Mukamira na Muramba, harimo urwa Kongo Nili na Muremure, hari urw'Inyagatare mu mujyi ku cyiciro cy'Ururembo, urw'Inkuba, urw'Ikayonza hari mu mujyi, hari Rutoma na Murehe no kuri plage hariya, ndetse n'Inyakarambi muri Kirehe, na hano ujya mu Bugesera ku muhanda Mayange, naho izo nsengero, n'urwa Kigese n'Igihinga hano muri Kamonyi, n'urw'Imusenyi muri Muhanga. Ni insengero nziza kandi dushimira Imana ko ubu inzego zibishinzwe zarazisuzumye bamaze kuduha icyangombwa ko zujuje ibisabwa, ibyangombwa byose. Urugendo turimo rero ni ibintu bike biri gukorwa, birimo no kuzishakira abayobozi nyine bujuje ibisabwa kugira ngo zihabwe uburenganzira bwo gutangira gusenga. Turi gusenga ngo uyu mwaka uzasozwe hari izindi nsengero nyinshi twabonye zemererwa gukora, kandi Imana yacu izabidushoboza kubikora. Ikindi nababwira nuko turi kwitegura kwizihiza imyaka 85 nk'itorero kuri 20 z'ukwezi kwa 12, kandi kuyizihiza nuko harimo gushimira Imana uburyo abanye natwe muri iyo myaka, ariko harimo n'ibiganiro byo kwibaza imyaka 25 iri imbere. Turifuza Imana ikuduhamagara, turahishurirwa nihe dukwiye kugana, kandi kugira ngo tugereyo bigasaba ko tugenda. Kandi mu bindi twishimira kubonamo mama Alisa ndetse n'abandi bagenzi be hirya no hino. Ubu mu bantu uyu munsi baza kwerekanwa mu gihugu hose 33% yabo ni abagore b'abakozi b'Imana. Imana ihamagaye kugira ngo bakore umurimo wayo. Rero iyo mbibonye nibuka umugambi Imana ifite ububyutse. Ibi byose ni umuhamagara Imana iri guhamagara itorero ngo irihe ubwiza, irikuze, iriteze indi ntambwe, kandi ibyo ntabwo byakorwa n'umuntu umwe, tuzabigeraho twese dufatanije. Ndashaka kongera kubashimira cyane nk'itorero rya Remera, umurimo mwiza. Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza, ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira, ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.